murakoze ndagira musubize umunyamakuru waje ku kibazo cya dosiye ya Kazungu imaze iminsi ivugwa. Kuko natangiye mbivuga, inshingano ya mbere dufite yaba RIB ya polisi ni gukumira ibyago bitaba. Iteka iyo habaye icyaha haba habaye gap somewhere, ariko nyine nk'uko bimeze muri sosiyete ntabwo wafunga gaps zose, kuko abakora ibyaha nabo ni abantu baba bafite nabo ubushishozi kugira ngo bashobore gukora ibyaha badafashwe. Ariko icyo nababwira ni uko Kazungu ntabwo ari mu bantu, urebye amateka ye bari mu bantu bakekwa mu banyabyaha, kuko yabayeho ubuzima busanzwe nk'abandi bose kugeza igihe yatangiriye umushinga we wo kwica abantu, akabakuraho telefone, akabakuraho amafaranga, arabipanga, ajya gushaka inzu ahantu ha wenyine akikijwe n'imirima idafite abaturage, akora ibyo mwabonye yakoze. Ariko kuvuga ngo nta uburangare bwo iteka icyaha cyose hatabaye uburangare atoro ku nzego zose n'ubwo nta cyaha cyaba, ariko turi muri sosiyete. So Kazungu yatoranyije abantu yica yabigambiriye, azi ko ari abantu adafite umukurikirana, umuntu utava mu rugo ngo nadataha hari umuntu baza ngo ariko ko kana katatashye wenda ajye kuri polisi cyangwa kuri RIB avuga ati twabuze umuntu. Bari abantu bose yishe, nta muntu n'umwe wigeze aza gutanga ikirego ko yabuze umuntu. N'ubwo nawe yari abizi ko ari abantu badafite famiye, badafite adresse, mbega bagenda bagahindura umunsi akaba ari hano, ejo akaba mu yindi ntara gutyo. So ntabwo ibyo bidukuraho blame, kuko ntabwo dushinzwe kurinda abantu bataha aho baba gusa, turinzwe kurinda abanyarwanda bose. Ni nayo mpamvu byageze aho agafatwa. So iyi ni isolated case. Umutekano mu Rwanda urarinzwe, ibyaha birakumirwa cyane. Iyo murebye ndabona hano mwese ntabwo muri batoya cyane, muzi imyaka ya mbere ya 2005 amasasu yavugaga muri uyu mujyi, abantu baraswaga, banki zaraswaga, abantu bakiba abantu. Uyu munsi dushobora kuba tumaze mu myaka 10 ishize, niba hari case yakoreshejwe imbunda, ndumva iyo nibuka ari nk'imwe mu myaka 10. So nuvuga ngo ibikumirwa ni byinshi cyane, nta nubwo biri muri interest kuko nizo nshingano. Ariko nanone twavuga ko dushobora kuba muri sosiyete itagira ibyaha. Urabona ko n'ibyaha byiyongereye uyu munsi, n'ibyaha byibanda bikorerwa abantu ku giti cyabo, ariko iby'umutekano rusange byaragabanyutse cyane. N'iby'abantu ku giti cyabo, iyo mwumva ubujura, nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera yabivuze, iyo mwumva gukoresha ibikangisho, n'ibyaha bigendana na confidence abanyarwanda bagenda bagira mu butabera, hari nk'ibyaha turegisteringa byo gukoresha ibikangisho. Mu by'ukuri kera abantu bataregeraga, umuntu akakwandikira ati kandi atuzambona ati uretse uzareba ikizakubaho. Uwaraza akarega, kandi yarega koko tugasanga mu mategeko bakoresha ibikangisho, ni icyaha turagikurikirana. Ibyo byaha hashize imyaka mike cyane nta muntu wumva ko yajya kukiregera. Telefone, ubujura mubona iyi mibare izamuka imyinshi, ni ubujura bwa telefone, ni ubujura bwa laptop, ni ubujura bwa za televiziyo. So ni ibyaha
bizamuka atari uko wenda ari nabishya cyane, ariko hari ibyaha bimwe kera cyakorwaga ntihagire n'ujya kurega, nko kurwana, gukubita no gukomeretsa, nabyo mubona ko byazamutse. Kera abantu barwaniraga mu kabari bakikiza, bakaguca umuntu amande agasengera bakiyunga. Uyu munsi nta munyarwanda ushobora kubitwa urushyi ngo aruhuke ataragera kuri RIB cyangwa polisi, kubera ko na level yo kumva uburenganzira nayo igenda izamuka ku munyarwanda, akumva ko adashobora kubitwa urushyi ngo birangirira ko ubutabera buhari kandi agomba kubona. So ibyo byose ni factors zituma imibare igenda igaragara nk'izamuka, ariko umutekano urahari, ibyaha birakumirwa cyane, ibiba ni failures tuboneramo isomo, ejo tugafata izindi ngamba, niko sosiyete zose zimera. Ariko mu gihugu cyacu ntabwo ibyaha cyane cyane bikoreshejwe violence wavuga ngo biri ku rwego rwo hejuru, ahubwo byaragabanyutse cyane. Ibizamuka ni ibyo ngibyo nari bimaze kuvuga. Hari umunyamakuru wabajije ati umuntu yishinganisha ate bwacya bakamwica, atanga n'urugero. Iyo case niba warayikurikiranye neza, ni case yabereye Ntongwe. Umubyeyi witwa Hitimana Anastasie niwe wagiye kurega kuri RIB, avuga ko umugabo we yamubwiye ko azamwica. Ikirego kirakirwa, umugabo arafatwa, arafungwa. Yari ku itariki 20. Ku itariki 22 uyu mumama agirana ikibazo n'undi mugabo mu kabari basangiye, aramutema, aramwica. Uwamwishe nawe arafunze. Ibyo ni ibintu ushobora kugenda ukaverifyinga, birahari. Umugabo afunze kubera gukoresha ibikangisho, uwamwishe afunze kubera ubwicanyi. Ibyo rwose biri on record. Ariko nanone tuzajye dukomurushye dukome n'ingasire. Mu rundi ruhande baratubwira ngo kuki dufunga. Ubwo umugabo yo tutamufunga twari gukora iki? Umugore araje, wowe ndavuze n'ibikangisho gusa. Hari n'undi ushobora kumutera icumu rikamuhusha akaza ati umugabo yaranyishe. Uwo ngo harya turavuga ko itegeko principe ari ukudafunga, tumureke nasubirayo akamwica. Ubwo bizaba byagenze gutatu twubahirije amategeko. Iyo dufunga nuko amategeko atwemerera gufunga iyo tubona ko biri ngombwa, bikanasobanuka impamvu dufunze. Turatinya ko atoroka, nta adresse agira, turatinya ko nasubira ahungabanya ibimenyetso. Ibyo byose mu itegeko birahari. Muravuga itegeko rivuga kudafunga, ariko mukareka ya part y'impamvu umuntu akurikiranwa afunze. Yaba twafungaga nk'uko Isabye yavugaga ngo kugira ngo tutababaza abantu. Ijambo kwidegembya mukunze gukoresha ntabwo warikoresha, ko muvuga kwidegembya muvuga ko ari bidafunga, ko utanga ikirego wataho ukamusanga akagutanga mu rugo, ko yirwa yidegembya kandi yararezwe. So ibyo ayo magambo akoreshwa kubera ko dushyira ku munzani tukareba niba hari impamvu yo gufunga cyangwa se niba akurikiranwa ari hanze, urukiko rukazafata umwanzuro. Kugira ngo byari byabajijwe RIB kutagera hakoreye icyaha, niba bikorwa nta makosa. Niba hari case iregerwa, umugenzacyaha ntajye kuri tere ngo afate ibimenyetso, nta makosa. Kuko wakora dosiye gute se utageze? Wenda hari ibyaha umuntu aje kuregera umuntu wamwibye muri banki cyangwa kuri momo, ntabwo ukeneye kujya kuri tere. Ariko niba umuntu yaragiye akabomora inzu akiba, umuntu akaza kuregera, iyo dosiye bayikora gute utageze kuri tere? So icyo mwadufasha aho mubonye izo ntege nke, ayo makosa,
muzaye mutubwira tubwire utuye umugenzacyaha yaregeye ikibazo iki n'iki ntabwo yigeze agira naho cyabereye nibura ngo yumve sakamusazeza icyabereyemo niba biba ni amakosa ku giti cy'umugenzacyaha ntabwo ari imikorere ntabwo ari polisi ya RIB. murakoze kanange mvuge bikeya mu byabajijwe